Nshuti bakurwa bene data rongera kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ubuntu n'imbabazi bibane namwe ibihe byose, mukomeze mugire umunsi mwiza, mugire gusabana n'urukundo rw'Imana yacu aho muri mu bihe bitandukanye by'isi. Mwe turi kumwe aka kanya aho tugiye kuzakora bakurikirana ibyigwa nyuma yaho namwe mwese mugire umunsi wo kugira ishyaka ryo kurushaho kujya mbere. Ubwo rero nshatse kugira ngo ngire icyo tuganira ku byerekeranye n'umucyo w'ubugorozi, uburyo umucyo w'ubugorozi ukora, uburyo mu nzira yo kutweza no kudutunganya. Ni ibyigwa twari twarigeze kukibona, ariko noneho nshatse kugira ngo nanone ngire akantu nsindagira katuma dushobora gutandukanya ibyo tubwirwa byose, kuko nk'uko nakunze kubereka ko urujijo ruri guterwa ruva cyane kuri cya kintu batubwira yuko ngo iyo hari ikinyoma kivanze n'ukuri, ibyo ngo biba imvange, maze ngo iyo mvange yagaburirwa umukumbi ukarwara, ugakurikirwaho kuba urujijo, urwo rujijo rukavamo no gupfa. Ubwo twe icyo tugomba gukora rero kurushaho kureba neza ni gute dushobora ahubwo guhagarara tugashobora kwitandukanya n'ibyo bibazo biba bitewe n'urujijo, ahubwo twe tukamenya ko turi mu kuri gusa. Icyo dushoboye gusobanukirwa ko ari ukuri tukaba aricyo tugenderamo cyonyine, kuko ubwo hari igihe umuntu ashobora kugwa mu makosa koko kubera ko atabisobanukiwe. Ibyo ntabwo Imana ibihanira umuntu kuko atamenya umucyo, ari umucyo yamenye. Turi umwanya turabibona, reka tubanze twishyira mu biganza by'Imana. Data wa twese ukiranuka, wowe nyiri ibyiringiro byacu byose, turagushima Mana kuko uba duhaye aka kanya ko kugira ngo tugaruke imbere y'ubwiza bwawe, tuze guhazwa, tubone ibidukwiriye, tubone bishobora kuba byatuma turushaho kujya mbere, intekerezo zacu zitunganywe zezwe nawe. Turagushimira Data mu rukundo n'impuhwe tugirira. Aka kanya turakashyira imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo abamarayika babe hafi barengere aba bose bakurikira ibyigwa, bazabikurikira none n'abazabikurikira mu minsi iri imbere. Ari wowe Data uyoborera umuyoboro wawe wagezaho ibikwiriye, ayo mazi agomba kubeza imitima, maze tukarushaho gusabana nawe by'ukuri, twejejwe turi mu buntu bwawe bw'igihe cyose. Turagusaba kugira ngo akanya duhirwe nawe, utuyobore, utwigishe, utwongere dukwiriye, byatuma turushaho kujya mbere. Turagushimira mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Nk'uko rero nari nabibabwiye cyane, nk'uko nkomeza kubitsindagira, eh, ishyaka rituma dushobora kurushaho gukomeza gutya ni ukugira ngo ni uburyo bwo gutanga umuburo, ni uburyo bwo gufasha bamwe bari hirya hino, kuko muri iki gihe urujijo rurushaho kwiyongera. Hakaba hakeneye yuko abana b'Imana barushaho gufasha abo bose bari guteragarwa hirya hino n'inyigisho zitandukanye, maze bakaba bashobora kujya ahagarara mu kure. Iki kigwa rero cy'uyu munsi ndagira ngo nongereho kuri izi ngingo intambwe zinyuze mu nzira yo kwezwa no gutunganywa. Tujya twufata amagambo, turezwa, turatunganywa, ijambo ry'Imana niryo ritweza. Yohana igice cya 17 umurongo wa 17, Yohana igice cya 17 umurongo wa 17, Yesu yasabiraga itorero, yasabiraga abo yari asize, maze yasaba Data ngo ubejeshe ijambo ryawe, ijambo ryawe ni kukuri. Ni ukuvuga ngo ni ukukwera, tuzezwa n'iki? N'ijambo ry'Imana. Ni nayo magambo noneho twongera tukabona mu rwa kabiri
rwa timoteyo ku gice cya rwandiko rwa pawulo yandikiye timoteyo, urwandiko rwa kabiri pawulo yandikiye timoteyo ku gice cya gatatu umurongo wa 16, amubwira ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana ikagira umumaro wo kutwigisha, wo kuduanira gukiranuka, ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bikagira umumaro wo kutwigisha, wo kutwemeza iby'icyaha, bikazana mu nzira yo gukiranuka, maze mu muntu w'Imana akaba ageze ku rugero rukwiriye kugira ngo abashe gukora iby'imirimo myiza isaba, kugira ngo abashe gukora ibyiza. Ntabwo mbivuze mu magambo yanjye ngo murihagana mwe mufate umurongo mu busome mwumve neza uko icyo tubwiye, nibyo birushaho gutuma murushaho kujya namwe mbere. Ubwo rero ujye kunyura hirya cyane, ndagira ngo nze turebe ikibyo bitubwiye iyo mucyo w'ubugorozi. Umucyo w'ubugorozi nk'uko nabibabwiye, ni umucyo, uwo mucyo ugenda utumurikira. Ariko mbere yo kugira ngo amagambo nshaka bifuza ko nabasomera, amagambo nshaka kubasomera, ayo magambo ari mu butumwa bwatoranijwe, aya ni ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere, nibyo ni ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere kuri paje ya 287 ku isomo yaho ya kabiri. Ubwo ni ukuvuga abashobora kubibona kuri interinete, ni ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere kuri paje yaho ya 287. abafite igitabo kuri interinete cyangwa za telefoni zanyu mwahita mubona amagambo. Muri aho ngaho turavuga, hari amagambo nshaka kugira ngo twumve neza. Hano batubwira ko ngo Satani ahagurukira kurwanya umucyo mushya. Satani ahagurukira kurwanya umucyo mushya. Noneho turahita tuza kubihuza n'amagambo none twasomye yuko mu bihe byose biranga itorero, amagambo twarasomye ejo ariko tunasubiremo, tuyasubiremo none. Baratubwira ngo nta mahoro dufite niba twirengagiza gushakira umucyo n'ubumenyi mu byanditswe buri munsi. Imigisha yo mu isi ntishobora kuboneka umuntu atayiruhiye. None se dushobora gutekereza kubona imigisha y'umwuka n'iy'ijuru nta mwete tubishyizemo? Ibirombe birimo ukuri bikwiriye gucukurwa. Abacukura zahabu, amabuye y'agaciro, murazi ukuntu bigenda. Nuko abantu ubwo bakufata umwanya akagutwara umwanya gushakisha. Ntabwo baratubwiye ngo ibirombe birimo ukuri bikwiriye gucukurwa. Uku niko umunyezaburi nawe avuga muri Zaburi igice cy'119 umurongo w'130. baratubwira ngo guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo, guha abaswa ubwenge. Guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo kandi guha abaswa ubwenge. Urumva ko turabihuza n'amagambo ya Yohana igice cya 12 umurongo wa 17. Yesu asabira intumwa ze avuga ati n'abandi ngo n'abandi bazamezwa bazemera ijambo rye, ubezeshe ijambo ryawe ni kuri. Guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo, kandi guha abaswa ubwenge. Zaburi igice cya 19 umurongo wa 130. Ijambo ry'Imana ntirigomba gutandukanywa n'imibereho yacu. Ijambo ry'Imana turaribona, ubwo n'ubwo n'imico yacu nayo igomba kugenda ihamanya
n'ibyo twiga n'iryo jambo ry'Imana. Murumva ko turi kugira dute kwezwa n'ijambo ry'Imana. Rigomba gutekerezwaho, guhabwa ikaze mu mitima, gukundwa no kumvirwa. Dukeneye kandi ubumenyi busumbyeho, dukeneye kumurikirwa ku byerekeye n'inama y'agakiza. Dukeneye kumurikirwa mu byerekeye n'inama y'agakiza. Mu bantu 100 nta n'umwe usobanukiwe ukuri kwa Bibiliya kuri iki cyigisho cy'ingenzi ku mibereho yacu myiza yo muri iki gihe ndetse n'iy'iteka ryose. Ntabwo burya dusobanukiwe. Dushobora kujya aho ngaho tukumva ko dufite ubumenyi, tuzi byinshi, ngo ariko ntabwo dusobanukiwe. Umuntu umwe mu bantu 100 nta n'umwe usobanukiwe ukuri kwa Bibiliya kuri iki cyigisho cyerekeranye n'inama y'agakiza. None twakwibaza ngo ninde noneho uzakira se niba tutabisobanukiwe? Ariko haruguru twavuye ngo tugomba kwimbika tukajya muri ibyo birombe birimo ukuri bikwiriye gucukumburwa kugira ngo uko kuri dushobore kukumva. Igihe umucyo utangiye kurasa ngo wereke abantu inama yo gucungurwa, umwanzi akora ibishoboka byose kugira ngo abavutse umucyo we kwinjira mu mitima yabo. Iyo twiga ijambo ry'Imana n'umutima wicishije bugufi ngo wigishwe, imyanda y'ikinyoma izakurwaho, maze imarigarita y'ukuri yahishwe amaso yacu igihe kirekire ihishurwe. Niyo igenda bute? Iyo twiga ijambo ry'Imana n'umutima wicishije bugufi. Reka basomere n'amagambo yandi nyine tubona dutangire. Bakongera akatubwira ngo kwirengagiza umucyo ni icyaha. Ntidushobora kwirengagiza umurasire wose w'umucyo Imana yaduhaye. Ntabwo dushobora kuwirengagiza. Mbere yuko nkomeza, reka nongere dusubire kuri amagambo twasomye ejo. Barasomye ejo, reka nongere nyasubiremo. Kiriya gice cya 38 mu ntambara ikomeye batubwira iby'umuburo uheruka. Batubwira iby'umuburo uheruka, batubwiye noneho ko ngo mu bihe byose byanze amateka y'itorero, mu bihe byose biranga amateka y'itorero. Amagambo reka nongere nyasubiremo. Mu bihe binyuranye byaranze amateka y'itorero, igihe cyose cyagiye kirangwa n'ukuri kwacyo kwihariye. Uko kuri kwihariye gukwiranye n'abantu b'Imana babaga barimo muri icyo gihe. Buri kuri gushya kwagiye kugira abakwanga n'abakurwanya.
nanga turiho turi muri anga muto gatoranijwe uriya muzingo wa mbere kuri paji ya 303 ku icumi ya gatanu aho bari kutubwira kwirengagiza umucyo bibaye icyaha. kandi ntabwo baravuga ngo hari umuri mucyo wose, hari abawurwanya, hari n'abandi bawemera, hari n'abawemera ko abawemera tuzasanga ko uba ari umubare mutoya cyane. ngo ntidushobora kwirengagiza umurasire wose w'umucyo Imana yaduhaye, kutihutira gukora ibintu byari bikeneye gukorwa vuba kandi neza ni ugukora icyaha. Umuntu akwiriye gukorana n'Imana agategeka irari ryagombye kuba n'ubundi agategeka irari ryagombye kuba n'ubundi munsi y'ubutware bwe, kugira ngo abigereho ntakwiriye kurambirwa gusenga Imana kugira ngo akomeze kubona ubuntu bumushoboza kugenga intekerezo ze, imyitwarire ye n'ibikorwa bye. kugira ngo abigereho ntakwiriye kurambirwa gusenga kugira ngo akomeze kubona ubuntu bumushoboza kugenga intekerezo ze, imyitwarire ye n'ibikorwa bye. aha twongere tuyihuze aya magambo tuyahuze n'ayandi mu Bafilipi kiriya gice cya 2 umurongo wa 13, ko Imana ari idutera ishyira muri twebwe ubushake kandi ikaduha n'imbaraga zo kurwanya icyaha, tukongera ni ukuvuga ngo ibyo bibi byose bishaka gufata umwanya muri twe bijya ku ruhande iyo koko dufashe uwo mwanya wo gusenga no gukomeza ubuntu, ubwo buntu budushoboza, ubwo buntu Imana idushyiramo bwo budushoboza kugenga intekerezo zacu n'imyitwarire yacu n'ibikorwa byacu binyuze mu buntu butangwa na Kristo. dushobora gushobozwa kunesha. Kwitwa umuntu unesha bisobanura ibirenze ibyo abantu benshi batekereza. Umwuka w'Imana azasubiza gutaka k'umutima wose wihanganye, azasubiza gutaka k'umutima wose wihannye, kuko kwihana ari impano y'Imana, ni igihamya cy'uko Kristo arimo kwireherezaho umuntu. Ntidushobora kwihana ibyaha tudafite Kristo, nk'uko tudashobora kubabarirwa nta Kristo. Nyamara umuntu akwiriye kwicisha bugufi we n'irari rye n'ubwibone bwe, agasanga Yesu atagize undi anyuraho, akizera kandi akiringira ko azamuha ibyo akeneye byose. aya magambo murumva ko cyane yandangirijeho, ntidushobora kwihana ibyaha tudafite Kristo, nk'uko tudashobora kubabarirwa nta Kristo. Nyamara umuntu akwiriye kwicisha bugufi we n'irari rye n'ubwibone bwe, agasanga Yesu atagize undi muntu anyuraho, maze akizera kandi akiringira ko azamuha ibyo akeneye byose. uko tugomba kubaga, nguko tugomba gushikama. Ubwo rero
hama ibi turi kubona ndibona ari kugira ngo turusheho nanone kumva ibyo tubwire tugiye kubona by'intambwe zikenewe. Izo ntambwe zikenewe, iya mbere ni iyo ngiyo yo kumva ko tugomba guca bugufi, tugomba kwihana, maze hasigaye tukemera kugengwa na Kristo, we ushobora kudusubizamo izo mbaraga zituma dushobora kuba twarwanya icyaha. Ya magambo yo mu Bafilipi igice cya kabiri umurongo wa 13, ari naho yangana twongeye gutsindagiza iki gihamya cyo mu ubutumwa bwatoranijwe umuzingo waho wa mbere kuri paje ya 303 ku iso ya gatanu. Reka mbere ko dukomeza nongere tugire noneho biratubwira by'umucyo w'ubugorozi. Turabonye ko ngo igihe umucyo igihe byose biranga amateka y'itorero, buri gihe cyose kiranga amateka y'itorero, Imana iba ifite umucyo itanga muri icyo gihe kugira ngo abana b'Imana bari muri icyo gihe bashobore gushikama muri uko kuri kw'icyo gihe bakibagezemo. Maze noneho tumaze kubona ariko ngo kwirengagiza uwo mucyo Imana yatanze biba bitubereye icyaha. Kandi ariko none icyo tugomba kumenya ni uko ngo uwo mucyo ngo nubwo utanzwe bwose, nta gihe wemerwa n'abantu bose. Hari bakeya bemera kuwugenderamo, abandi bawutera umugongo, hakaboneka bakeya bemera kuwugenderamo. Ubwo ni ukuvuga ngo benshi bagira bate, barawureka bakawutera umugongo. Muri uko kuwutera umugongo, ingorane ziba zigiye kubaho, ni ukuvuga ngo abantu bagiye kurorongotana, baba bagiye kugwa muri uru rujijo. Reka rero turebe uko ibyo bintu bitubwira. Baratubwiye ngo umunsi w'ejo nabagerageje kubahugura muri make yagerageje aho nyongera kwereka mbabwira ukuntu uwo mucyo n'ubundi umeze nk'aho ari ni ukuvuga ngo niyo uwo murunga w'ukuri. Uwo murunga w'ukuri ukaba ugizwe n'utwo twuma tugize umunyururu, tugiye dufatikanye kurinda kugera ku iherezo. Noneho buri kuma kose kaba kagaragaza uwo mucyo Imana iba yatanze. Noneho igihe runaka ikongeraho uwundi, kugira ngo noneho birusheho kugenda dusobanukirwa, kugira ngo twumve icyo kintu, twumve impamvu Imana iba igomba gutanga uwo mucyo wundi. Hari ikibazo nshaka kubasomera hano mu gice cya 19 mu ntambara ikomeye, igice cya 19 batubwira ko umucyo uvira mu mwijima, kuko uwo mucyo w'ubugorozi ni umucyo w'ubugorozi. Nk'uko nababwiye, uwo mucyo w'ubugorozi uje kweyura umwijima. Noneho twumve ukuntu uwo mucyo weyura umwijima. Baratubwira ngo reka nitabaze uburyo bwo dushobora gusoma